n'umwana banza wishyire mu mwanya we umwumve. Akantu karadutsinda ngo urabanza ukamudiha ukamwumva nyuma uretse gato. twongeye kubasuhuza nk'ibisanzwe. Yego umeze ute? ndakomeye cyane. iriho kabisa ni sawa kurebera abantu niba bari kumva neza ijwi ryawe, ndabizi unyitayeho, bari kukumva neza kandi twari tubakumbuye. sure. hari hashize iminsi tudahura gutya nyine duhurire kuri sene. Twahuriye kuri sene uno munsi. Yasuhuza abantu rero noneho tujye tuganira n'abantu bacu. Turongeye turabaramukije, mumeze neza, amahoro y'Imana abe muri mwebwe mwese, kuko ahari amahoro n'ibyishimo biraboneka. Nambwiye ngo iryo ni ijambo ryanjye, ni interuro yanjye, nkunda ngo kwifuriza abantu amahoro. Ariko cyari ikibazo cy'amatsiko, ndabwira nuko nyine nuko nguko nanjye mba ndayakunda, mba numva rero abantu bose ari interuro nziza, abantu bose nabifuriza nyine kugira amahoro. Amahoro muri Kristo, amahoro y'Imana, amahoro. Wari umeze neza? Yari meze neza. Iwanyu imvura iragwa? Umva kandi nibyo se kandi ngo mu bantu badaherukanye insuzanya, ariko twebwe turiranwa nuko gusa nyine kuri ya scene, ya stage yacu tujya duhura. Iwanyu imvura iragwa? Imvura iragwa hagati ya tre, donc iwanyu imvura iragwa. Insuzanyo, umva hari insuzanyo. iyo bavuze amasho, iyo umuntu agowe akavuga ngo amasho, usubiza amashyongore. Avuze kandi amashyo ni abakecuru basuzanya insuzanyo gusa. Gira umugore. ndamukugiza. Guys, reka tuganire. Namwe hari hashize iminsi tutabonana, like as a couple. Gira umugore rero ngo bayibwira abasore. Abasore ntabwo bayibwira umugabo ufite umugore. Nibyo nyine urumva nigira umugore w'umukecuru cyangwa umuntu mukuru aba akwifurije kugira umugore. Iyo umufite rero, sinibuka ikintu muzatwandikiye muri comment, iyo umuntu afite umugore cyangwa afite umugabo bamusuza ngo iki. Kuko umukobwa baramusuza, ewe gira umugabo, mwana wanjye gira umugabo. Nyine iyo ari umusaza umushuje gutyo amusubiza gute? Nyine iyo abwiye ko bitashoboka ko mubwira ngo ndamukugiza ko arashaje, arasubiza ngo ndamushimye. Okay, that's great. Hanyuma muzatubwire iyo bakubwiye ngo gira umugabo, nako iyo bagusuje uri umugore ufite umugabo bakubwira ngo iki? Hanyuma rero sheri, nta kuntu waba uvuye mu nsuzanyo gatoya ko kantu ko kari karyoshye kazakomeza ntacyo. Uyu munsi ndaza kuyobora director aratujije. Imana rero ishimwe ko muri amahoro, turi amahoro, ariko kandi nawe utameze neza. Nkunda ijambo ry'Imana cyane. Ijambo ry'Imana ritubwira ko hakiri ibyiringiro, ngo n'igiti cyatemwe haracyari ibyiringiro ko igiti cyatemwe cyakongera kigashibuka. Hari igihe rero umuntu mu badukurikira, hari igihe umuntu ashobora kuba yumva atakaje ibyiringiro bitewe na situation arimo n'ubuzima ari kunyuramo, ariko tugira ngo tukubwire ngo haracyari ibyiringiro. Amen. Uyu munsi turaganira ku ki? Amina. Mwana wacu ahita avuga ngo amina. Urangiye aho nagiye nyine, ubwo nakomeje. Uyu munsi dufite insanganyamatsiko. Niyo mpamvu nabivuze ngo umwana, kuko uyu munsi ndifuza ko tuganira ku bana. Yego. Bajya bavuga ngo turi umuryango wa Gikristo, kumva abantu bari kwipresenta imbere y'abantu bakavuga ati turakijijwe, turi umuryango ukunda Imana. Kumva ibyo bintu biraryoshye. Hanyuma iyo babyaye rwose
ijambo riri muri Yosuwa rivuga ngo ngewe n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka, ndarikunda. Abantu mwese mukunda Kristo, ni ukuri mwebwe n'ab'inzu yanyu mwese muzakorera Uwiteka, ni umugisha udasanzwe. Noneho ugasaba bafite abana bakuru wenda cyangwa bakiri batoya. Icyo rero si cyo wenda nshaka gutindaho cyane. Muri iki gihe tugezemo hari imiryango natwe twese turimo muri iyi generasiyo, mwicara mukibaza ngo ese tuzarera abana bacu ko turi umuryango ukijijwe, turi umuryango ukunda Yesu, tuzarera abana bacu mu buhe buryo tubahamo uburere ku buryo bakura nabo bakunda Imana, bayubaha, bayigandukira, mbese bayihesha icyubahiro, ndakumva, ari abana bashimwa n'Imana ndetse bagashimwa n'abantu. Ugasanga icyo kibazo twese ni ukuri ntababeshyi, umubyeyi wese ahari ukunda Imana, uzi icyo gukunda Imana byamufashije mu buzima bwe, wese aba yifuza ko n'umwana we azakura akunda Imana, azakura akorera Imana. Rero uyu munsi ndabasanira iyo nsanganyamatsiko, ni ubuhe buryo twakoresha kugira ngo abana bacu tubahe uburere, kandi uburere bwa gikristo butuma bakura bakunda Imana, ari abana b'Imana, natwe ababyeyi batureberaho. Iki kiganiro kirafata impande zombi, sinzi niba uri kubyumva. Kirafata ababyeyi, turavuga ku babyeyi, tuvuge no ku bana. Ni ibintu bibiri. Ababyeyi rero mwese mutekereza cyangwa mujya mwibaza ko icyo kibazo, mukumva wenda ntabwo muri guhita mubona igisubizo, ese nabikora gute, ko hari n'abo bikorera bikanga, muze tuganire. Murabizi ko abishyize hamwe nta kibananira. Ahari uyu munsi twaganira ukagira 2 3 ukuramo, tukazagubera impamba y'ubuzima muri uru rugendo turimo twese rugana mu ijuru, kandi Imana niyo yonyine idushoboza. Rero ndagira ngo tubanze dusobanure, ese iyo tuvuze gukuza abana cyangwa kurera abana mu buryo bwa gikristo tuba dushatse kuvuga iki? Ndashaka kubisobanura muri ubu buryo. Iyo tuvuze guha abana uburere bwa gikristo cyangwa gutoza abana inzira ya gikristo, tuba dushatse kuvuga gutoza abana, niyo nabyita kubagaburira imikurire yabo, imitekerereze yabo, hakabamo kumenya Imana, bamara kuyimenya bakayikunda, bamara kuyikunda bakayubaha. Ni ibintu bitatu. Kumenya Imana nicyo cya mbere, ukabanza ukayibabwira bakamenya Imana, ariko kubatoza. Hanyuma ukabatoza gukunda Imana, hanyuma warangiza ukabatoza kuyubaha, kuko Imana yacu ikunda icyubahiro. Ukabatoza kuyikunda, kuyubaha, kuyimenya, nibyo bibanza nyine urayibamenyesha. Hanyuma bibatoza gute? Biciye mu ndangagaciro ubahereza, mu myifatire, uko bitwara, behaviors, habits, imyitwarire yabo yose cyangwa imigendere yabo. Ukagenda hose, ukagenda ureba ko wagerageje kubatoza ibyo bintu. Ese iyo umwana avuze indangagaciro ziwe, uko ubona umwana, ubona koko ari umwana ukunda Imana, ubona ari umwana wubaha Imana, ese azi Imana koko? Muri izo aspects, ubwo turavuga muri ibyo bice byose, izo mpande, muri izo mpande zose tuvuze, tukabonamo Imana mu buzima bw'abana bawe, ukabonamo Imana mu buzima bw'abana bawe. Abandi nta nubwo ari ngombwa ko babibona. Ese wowe urabona abana bawe gute? Jeri, uyu munsi rero tumaze gusobanura mu ubwo buryo, uko birira navuga ngo toza umwana inzira akwiriye gucamo, azarinda asaza akirimo. Yego, noneho komeza. Ari byo tugiye gukomozaho, mbabwi reka tuganire uburyo bufatika. Ese n'ubuhe buryo bufatika natozamo abana banjye? Ahangaha tugiye kuganira duhana ingero, ndetse tubwirana n'umumaro
wo gutoza abana bacu iyo nzira. Turabanza tuvuge ikintu cya mbere, ababyeyi kubaho ubuzima bw'ibyo twizera. Ndagira ngo twibukiranye neza ko umwana turi gutoza ntabwo ari umwana w'imyaka 15. Niyo mpamvu twavuze ngo umwana mutoza inzira anyuramo akiri mutoya. Turi guhera ku bana byibura b'imyaka 2 kuzamura, uwo mwana aba atangiye kumenya ubwenge. Niyo yaba ari umwaka umwe, ariko umwana uri nk'icyo kigero aba atangiye kumenya ubwenge. Niyo mpamvu duhereye kwa ako kantu kavuga ngo kubaho ubuzima bw'ibyo twizera. Niba tuvuga ko twizera Imana, aba bana ntago bareba Imana ukorera mu magambo uri kubabwira, ahubwo aba bana iyo umwana akiri muto wese areba ibyo uri kumubwira, abirebera mu bikorwa. Uko ukora ntago donc ijambo rimwe yiga cyane ibyo ukora kurusha kwiga ibyo uvuga. Yego, nk'urugero, niba ndi kwigisha umwana kubabarira, nkamubwira ati iyo bakoze ikosa basaba imbabazi, yagusaba imbabazi wowe ukamwangira ukamukubita, yavuga mama imbabarira, wowe ugakubita ntumubabarire. Icyo gihe azamenya ko imbabazi wamutoje cyangwa se ibintu wamubwiye bidafite ireme, nta gaciro bifite. Niba turi kumutoza kubabarira, nawe mwereke ko hari aho umubabarira, kuko twebwe Kristo yatubabariye tutaramenya n'ibyo ari byo. Nawe mwereke ko hari aho umubabarira. Ikindi mubishyire mu bikorwa. Ikindi, niba akubeshye nako, niba ushaka kumubwira ikintu, mukimubwira utamubeshye kugira ngo akwigireho, amenye ko mama avugisha ukuri, amenye ko papa avugisha ukuri. Umwana iyo abona ubeshya nawe kurabeshya abandi mu bikorwa nyine practically ni ikintu gikomeye. Donc umumaro wabyo nuko ako ngako mbabwiye, nuko uyu mwana akura agira imitekerereze ye, ubuzima bwe buba bufite ifatiro cyangwa se fondasiyo. Biba bifite fondasiyo ku buryo aba bizi neza ko hari ibyo yigiye ku babyeyi be, yiboneye n'amaso ye, atari ibyo bamubwiye. Ikindi, imico yiwe urayibona ukayibwira, ukavuga ati sha ababyeyi bawe bakubyara kabisa ni abantu bafite imyemerere n'amaprincipe agaragaza ko bubaha Imana. Kureba umwana gusa bita bikubwira aho yakuriye. Icya kabiri, kuko abana bakura batwigana tu, barigana ndetse cyane cyane rwose. Icya kabiri ni kubasomera ijambo ry'Imana. Ahangaha ndabivuga muri ubu buryo, kubigisha ijambo ry'Imana, kubera ko uyu mwana donc niba ari ukubasomera ijambo ry'Imana, ni ibintu bigendana. Urabikora ufite intego runaka. Nushaka ufate Bibiliya ubabwira ati dusome ijambo ry'Imana, ubabwirize, ubabwire amategeko n'amabwiriza byose byanditse muri Bibiliya wabuzi, donc ubibasomere, ubigishe rwose, ubikora ubigambiriye, ubigishe, ubabwira ati tugiye kwiga ijambo ry'Imana, ubigishe. Urugero, ushobora gutegura devotion cyangwa se kuvuga ngo umuryango tuzajya duterana mu gitondo cyangwa nimugoroba bitewe n'igihe mubonekera, ariko uwo munsi cyangwa se ibyo bintu washyizeho bigahoraho, ukabwira abana bawe tuzajya duterana aya masaha. Niba ari umwana mutoya akabibona ko mama na papa bagiye gusenga bicaye, ukamubwira ati twifate neza. Umwana arabikunda kandi arabitozwa bikemera. Twicare dusenge. Ubwo ni urugero ndi kubaha rwose. Iyo mukoze ibyo bintu, ikindi ukababwira inkuru za Bibiliya. Muri Bibiliya harimo inkuru nyinshi. Iyo uzitoje abana cyangwa ukajya uzibasomera cyangwa ukajya uzibabwira, barabikunda. Ni ukuri. Ubwo si ikibazo nibazaho, ntushobora kuba uri kubatoza kuba abanyedini. Hari igihe ukura iwanyu usanga ari nk'abantu basengera ahantu runaka, ugasanga nyine
iwabo iwanyu barifuza ko nabo bazakura ariko bakakwigisha izo nyigisho ariko bakuyobora bakuzana nyine mu itorero ryayo kugeza noneho niba bari baratangiye kuri iyo myaka mike wavuze umwana yakura ageze ku myaka yo gufata ibyemezo runaka ugasanga batangiye kurwana bapfa ko umwana yagiye muri indi dini riri diferane sinzi niba wumva icyo nshatse kuvuga kubyumva ikibazo cyiza cyane kandi wasanga hari n'abandi bantu babyibaza kubikora neza ni ukuhe ni byiza ko tumenya Imana tutamenyeye mu idini cyangwa se tumenya Imana tutamenye idini kurusha Imana. Ubwo gutoza abana ni ukubatoza. Niyo mpamvu ndi kuvuga ngo nuba uri umubyeyi waramenye Imana nyamana warizeye Yesu Kristo ibyo akunda ari ibyo yanga atari idini ngo idini ryanga ibingo kandi Kristo utamuzi byagorana. Ariko ahangaha dutoze abana Imana tubatoze Yesu twamenye aho kugira tubatoze idini. Ko uyu mwana nakura hari naho turi buze kugeraho mu bajyana mu materaniro ukamujyana mu iteraniro. Uyu mwana nakura waramutoje Imana nashaka azagume mu idini ryawe cyangwa ajye mu rindi dini ariko azaba agiye kubera Imana azi ntago azaba agiye kubera idini azi. Nicyo cyiza ngiye mbonamo twibatoza idini ahubwo tubatoza Imana. Tubwire muri Bibiliya nta dini ryanditsemo. Niyo mpamvu ndi kuvuga ngo tubasomere inkuru za Bibiliya. Ntago tuzasomamo ngo nuko ngo abantu nza baragenda ntago nshaka kubavuga ngo n'abashyi barahura ngo nuko mwambara gutya bagira gutya bla bla ya ma discipline y'amatorero ahubwo doctrine cyane zito ahubwo nuko doctrine yo tuvuga doctrines ni ijambo ry'Imana amahame ijambo nizo story uri kuvuga abantu b'Imana bagendaga yuko abantu b'Imana bagenda niryo jambo ry'Imana tubakundisha Imana ibindi it's okay ibindi ni ibintu Imana igenda yigishirizaho umuntu mu mahitamo ikamukugeraho umwana azagera igihe akavuga ati noneho ngiye hano bla 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 ariko yarigishijwe Imana. Ni byiza rero attributes zayo byose. Yego uko umumaro w'iki kintu cyo kwigisha abana ijambo ry'Imana cyo kumemoriza imirongo ya Bibiliya akayifata mu mutwe mukavuga ati uyu munsi tugiye gufata mu mutwe Yohana ibice 3 umurongo wa 16 haravuga ngo ko Yesu yakunze abari nuko mukavuga ati dufashe mu mutwe umurongo wa 16 ejo mukagenda mukongera mugaterana mukongera mukavuga turafata mu mutwe uyu murongo. Uyu mwana bituma mu mutwe we ubuzima bwa gikristo butangira gukura cyane akagera ku yindi ntera kandi wowe wari uzi kuri gukora utuntu duto. Kristo wacu Imana yacu irabikora ukabona umwana yabaye undi muntu agatangira kubaza ibibazo bya Bibiliya donc ubuzima bwe bwo mu mutwe nako buri spirituel ubuzima bwe bwo mu mwuka buraguka cyane ko ijambo ry'Imana ryo ubwaryo rifite ukuntu reactive umuntu rihindura umuntu. Umwana rero wigishijwe ijambo kumemoriza ijambo ry'Imana mukagira solitude ya wa mwanya wo kwiherana n'Imana nyine mu muryango. Uyu mwana ubwe nta zindi mbaraga n'uburere bwa muzamuha nako n'uburere mu kumurera bigenda byoroha kuko ijambo ry'Imana ryo ubwaryo ari cyo birivuga. Ijambo ry'Imana ni itabaza y'ibirenge byacu ni umucyo umurikira ni wo mucyo rero umurikira abantu bose. Urumva rero kuba hariho kwiga ijambo ry'Imana mu muryango abana bo ubwabo ijambo ribabera umucyo no mu nzira bazanyuramo zose ziri imbere. So biroroshye simple cyane ko uburera aho ngaho buraryoha. Hari n'igihe bajyaga babiduhata twebwe murabibahata hari akantu kabisa bikagira impact nziza. Ndabyibutse abo papa Imana igimu umugisha no mu pasteur no mu docteur Antoine Rutayisire umukobwa we nabonye ari kuvuga ubuhamya bw'ukuntu ngo papa we yabagarikaga urabona aya amakaro habari mu tuntu tw'utuzu. Yego akababwa ati tugiye gusenga umwana yatangira gusinzira urumva umwana arananiwe ari kuvuga ati ababyeyi ibi bintu barimo ni ibiki. Papa agahita avuga ati haguruka gato uri gusinzira turi gusenga hagarara hariya mu ikaro turarinda dusoza ukiri hagazemo
tubone kujya kuryama. Urumva iyo uhagaze ntushobora gusinzira. Yego. Umubyeyi icyo gihe uri kubona ko ari kubiguhata ntiwumva impamvu yabyo. Reka mbabwire babyeyi, hari n'igihe abana batazigera bumva impamvu uri kubikora, ariko wowe niyo mpamvu Imana yagwaye autorité nk'umubyeyi. Bikore kubera ko Imana izabikubaza. Umupapa mwiza rwose akamuvuga ati hagara muri iryo karo, ikarakari hagarama ati kandi wenda ntunagunyeganyega sinkubone ku ruhande rwaryo. Urumva guhagarara nturi businzire, kandi ibyo bari gusoma, ibyo bari kuririmba uri bubyumve paka amateraniro arangiye yo mu rugo mujye kuryama. Ejo ntabwo wongera gusinzira. Gahoro gahoro ukumva bari kubiguhata, ariko uyu munsi wenda uwo mukobwa we narabibonaga afite ibyo kuvuga, afite ubuhamya, arabwira abantu iby'Imana yamukoresheje kubera byonyine uwo muryango umeze gutyo. Ababyeyi rero murumva ko dufite misiyo ikomeye. Ikintu cya gatatu, isengesho. Sengana n'abana bawe ndetse unabasengere muri ubu buryo. Urugero, mu gitondo babyutse, nijoro bagiye kuryama musengane, bagiye kurya musengane. Umwana wawe najya kurya mwicaye umubwiye ati bebe baburetse dusenge. Umwana arabyubaha kuko uri kumutoza ntago ari uri kugutoza. Dusenge. Uko umutoza ibyo bintu byo gusenga, we azagenda bikunda kuko niyo kintu wamweretse mbere yuko isi imwereka ikindi. Wowe nk'umubyeyi niwe wakagize ikintu cya mbere umwereka mbere yuko isi imwereka ibindi, you know. I get you. Yeah. Uko azaba exposed ku ishuri, muri community, hirya no hino. Rero ako kantu k'isengesho ni sawa cyane. Musengane, usengera abana bawe uhozeho, kuko iyi si turimo namwe murabibona. Ibintu bimeze ngo biri kuguruka nta mababa. Mbese abana bakeneye ibiganza byawe nk'umubyeyi, ukabaragiza Imana. Bakeneye kukubona ushyira imbaraga mu gusenga, nabo bakakugenderaho. You know? Ibi ngibi byubaka iki? Byubaka ubumwe bw'umuryango. Ikindi bigakomeza kwizera kwanyu ndetse no kwizera kw'abana, kubera ko aba bana bazizera ibyo wababwiye ndetse bizere ya Mana uri kubabwira, kuko Imana yacu tuyivuga turi kuvuga tuyizere, tuyikomereho. Ikintu cyose ubabwire ko ikintu cyose gisengerwa. Batoze ko ibi biryo babonye byaturutse ku Mana, mwabisengeye kugira ngo biboneke. Nubwo bataramenya ko amafaranga avuna kuyabona, byose ubereke ko Imana irabitanga. Aba bana uzaba uri gukuza kwizera Imana kwabo mu buryo wowe utazi, kuko bazajya bajya kugira ikintu bakora babanze bagisengere, nibagira umwanzuro bajya gufata babanze bawusengere, hanyuma bitume kwizera kwabo gukomera. Bavuga ati data ni Imana, niyo igena byose, niyiha ba mama na papa ibi ngibi, natwe reka tuyisabe. Uwo muco byimagine wakuze mu muryango wawe, ntago umwana uzamuburira igikinisho ngo ababare, azavuga ati buriya Imana ntago yakiduhaye uyu munsi. Umva ukuntu biryoshye, Imana ntago yakiduhaye uyu munsi, buriya papa Imana izakimuha ejo. Wow, biraryoshye. Icya kane nshaka kuvugaho ni gutoza abana umuco cyangwa se discipline, imyifatire yo mu buryo senda bivuga gute. Okay, reka mbivuge gutyo. Urabona ko akunda umubyeyi agiye guhana umwana yakoze ikosa. Donc okay, ndiboneye uburyo hana abana mu rukundo, guhana abana mu rukundo. Yego, ugerageze niba ugiye kumuhana ubanze wishyire mu mwanya we, ubanze umwumve. Vuga ati sundi kuki yakotoye aya mavuta yose, kuki se yaje akamenagura iki kirahure. Ni umwana, banza wishyire mu mwanya we umwumve. Akantu karadutsinda. Ngo urabanza ukamudiha ukamwumva nyuma. Uretse gato. Komeza ndakumva. Ameza sinkutanisha umurongo, komeze nayo. Nda yanjye we. Impamvu aka kantu karadutsinda nk'ababyeyi, shose kadutsinda vugisha ukuri. Nyine kenshi umujinya
hari igihe umwana akora ikintu yego umwana hari igihe akora ikintu okay ndi kubivuga ko ababyeyi twese tubyisangaho ariko ahangaha tuvuga ibintu kugira ngo twige kandi dukosoke kandi ni ukuri dukwiye gukosoka ushobora kubivuga utarabyara ukumva bizoroha ariko biragoye kubona umwana wenda amenye ijage y'ikirahure wenda waguze ejo yo kuzajya wakiriza abashyitsi no gutegura mu rugo ukabona umwana arayijanjaguye ngo wihangane ngo wikomeze ngo uvuge ngo reka muhane mu rukundo biragoye ariko nibyo bidukwiriye kubera ko uyu mwana afite agaciro karuta ayo mafaranga waguze iyo jage natwe turabizi neza ariko bikatunanira rero birakwiriye ko duhana abana bacu mu rukundo umujinya ntuturusha imbaraga donc tumanze tumwumve kubera ko reka mbabwire impamvu uyu mwana ni umukubitana umujinya ejo nawe uzamurakaza byandi twiha ngo ari kuguhamagara mami ngwino wenda ubyange narangiza nawe ahita kwasa urushyi uhite wikanga ati bebe ninjye ukubise uzi impamvu se nuko aba bana nyine turemwa turi abanyabyaha twese tuvukana icyaha ariko uyu mwana nawe hari utundi duco dutoya ari kugukuraho kuko nawe urya umwahuranya n'umujinya ukamukubita ukagira uti nitubyige twige kwikontorora twige gukontorora kugenzura amarangamutima yacu cyane cyane umujinya kuko uyu mujinya niwo utuma abana bakura bararakaye ngo hari abo njya numva bagira umujinya bagatwika abana amaboko akafata ikiganza ngo akajyana mu mbabura hari umwana we agatwika ngo kubera umujinya gusa ngo umujinya wamurushije imbaraga gusa abadayimoni njya nigisha biba byageze ahandi hantu ibyo ngibyo ariko mu ijambo magambo makeya iyo ngingo nge nayumvishe ni ukuvuga ngo ni ugukora guhana umwana ariko ukamuhana mu ki mu rukundo nyine ukamuhana uvuga uti naranakubyaye kubita uvuga uti ukubite buhoro kuko inkoni ntago ivuna ingesi ivuna igufa mukubite buhoro kandi ikiruta byose umwigisha umubwiye ati nyamara wabikoze nabi ejo niwongera nzaguhana nujya kumuhana ubanza umubwire icyo umuhaniye niba ari umwana ubasha kumva hari abana baba batabasha kumva umwana w'imyaka 2 urafata inkoni ugahondagura urumva uwo mwana ari bwumve iki koko umwana w'imyaka 3 nta kintu ari bwumve ubasha kumva imyaka 7 imyaka 8 ushobora kumubwira ati niwongera ibi ngibi ejo nzaguhana ukabanza ukabimuteguza ejo yakongera ukamubwira ati ngayicara hano wakoze iki nakoze ibi nibi warubizi ko ari ikosa nari mbizi ko ari ikosa kuki wabikoze mwenda byancitse simbize ngiye kuguhana rero umuhane mu rukundo ushobora no gushaka ibindi bihano atari inkoni ukamubwira ati reka nkuhane kuko wakoze ikosa utaha ntuzasubire ukamuhana Imana izaduhe ubwenge n'ukuri itwigishe ubwo buryo bwo kumenya guhana mu rukundo mu buryo bwose kuko Imana irabishoboye niyo itufasha kurera neza. Icya 5 guterana mu rusengero no kuramya Imana muri community. Anga sinzi niba nyumvise neza. Birakwiriye ko aba bana bacu uko yabangana kose umujyana mu rusengero aho abandi ba Kristo muhurira ihuriro ry'abera mukajya guterana kwera buriya gufite ikintu kinini kumaze mu buzima bw'abakristo. Aba bana rero bajyane mu rusengero ukwiye kujya bajyana kwa muganga. Yego nta muntu avuze ko mu rusengero ari mu kwa muganga ari mu bitaro byo mu mwuka. Yego by'ubuzima bwo mu mwuka benshi bajya kwivurizayo. Yego mujyaneyo ibyo bumwe yabonye mudako ibyo mutabashije gukora mu rugo abibone mu rusengero kuko mu rugo mushobora kudatura nubwo hari igihe mukora amateraniro kugira mwitoze neza mukabatereka duture. Yego kuko mushobora kubikora nka discipline yo n'inyigisho z'abana zifasha abana cyane no kuba ari muri kumwe n'abandi Sunday school n'imico itandukanye iyo diversity bifite icyo bivuze. Wow. Kuko uyu mwana azagenda ahure n'abandi bana bari mu kigero kimwe agende yiga ibintu byinshi wenda utabashije kumwigisha byigire ku bandi abone uko abandi bahimbaza Imana abone uko abandi babyinira Imana
abyige, abone ukuntu abantu baca bugufi imbere y'Imana, abyige gahoro gahoro. Umumaro wabyo ni uko uyu mwana akura yifitiye icyizere kuko wamujyanye muri community. Hari ahantu buriya ushobora kutajyana umwana wawe ku ishuri, yaba mu rusengero akaba umunyabwenge, kandi rwose uko kuntu mwakomeje mujyana mu rusengero, mutemberana, buriya nimutemberana mukajya munasiga abana banyu, cyane ko muba mugiye mu bintu byiza, kuko umwana imyitwarire yose ukoze arayikopera kandi bikakorohera kumurera. Icya gatandatu, dusoza kuri icyo ngicyo cy'abana, gufasha ndetse no kugira umutima wa kimuntu. Urugero, reka mbaze ibisobanuro gatoya. Iyo umubyeyi akunda kugira impuhwe z'abantu, agafasha, akagira urukundo rwa kimuntu, hahandi ubona ko umuntu afite umutima wa kimuntu, akagira impuhwe, agakora atari uko buri gihe ashaka inyungu cyangwa ashaka ibihembo, ahubwo umwana we buri gihe akabona ko mama agira impuhwe, mama abakunda, mama. Donc reka mbahe nk'urugero, nk'umukene akaba yaza gusaba iwanyu cyangwa se mu rugo iwawe, ukabwira umwana ati ninde uri gukomanga, genda undebera. Umwana akaza ati ma, ati ni umuntu umeze gutya na gutya yarambwiye ko ashaka ubufasha, ugahita ubwira umwana agenda umubwira agende, kandi umwana wenda arabibona ko mu rugo hari ibintu, ariko icyo gihe nta kintu umweretse cy'umutima wa kimuntu, nta nubwo umweretse ko ushobora gufasha abakene. Kandi nababwiye ko umwana ibyo umwereka nibyo areba. Ni byiza rero ko iteka udashyira umutima w'ibintu imbere, ahubwo uhora ushaka icyatuma ubona uri gufasha nyine. Buriya gufasha bitanga umunezero cyane, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo gutanga biruta umugisha umuntu ahabwa wo gutanga uruta guhabwa. Gutanga biruta guhabwa. Nyine nibyo ndi kuvuga, iyo utanze ubona umugisha uruta yuko we wahawe. Donc utanze niwe uhabwa umugisha cyane. Ako kantu ni ingenzi. Ubuzima bwose nyine ni ukubaho. Iyo uri umubyeyi, kurera bivuze ngo ni ukumenya ko iteka ryose umeze nk'uri kwigisha. Iyo wigisha rero nyine umenye ko nubwira nk'ikivuze, genda ubabwire ko tudahari, genda ubabwire ko hano ntabwo turi ikigo gifasha. Umenye kuri kwigisha nyine ni ukwigisha, umwigishije umutima wo kugira umutima wo kwirebaho, kwimana. Ejo nagira abawe yima utagihari, wenda utakinariho, uzavuga ngo aragusebeje. Hari akantu nshaka kuvuga gatoya ku babyeyi, ku mubyeyi wese wibaza ngo ngiye ko ndi umubyeyi, harya ubwo ndera bya gikristo, ese ni iki cyanyereka ko byibura ngerageza. Reka nkubwire aka kantu, nubona uri umwizerwa, icyo ni icya mbere. Kuba uri umubyeyi w'umwizerwa, kuba uri umubyeyi w'inyangamugayo, kuba uri umubyeyi ubasha kwihangana kandi ugira ubugwaneza. Icya kane, kuba uri umubyeyi usengera ubwenge buri gihe, uko ugiye kugira amahitamo ugasaba Imana ubwenge. Icya gatanu, kuba uri umubyeyi witangira umuryango kurusha uko wirebaho wowe ubwawe. Ibyo bintu uko ari bitanu, nubona rwose ubigerageza, komeza utera intambwe, kuko Imana ibikoreramo cyane ndetse cyane. Abana bawe muri bya bice byose navuze bazakwigiraho mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Turi gusoza, ndagira ngo dusengere umuryango, dufatanye, kubera ko ntabwo ari ibintu twishoboza nk'uko twabibonye, ariko dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga nk'uko Sheri yabivuze. Rero turi twenyine byatunanira, ariko turi kumwe n'Imana tuzabitsinda. Tuzagira umuryango wishimye kandi umuryango unezerewe. Kadusenge. Uwiteka uhoraho, Mana yacu nziza, Imana yo kwiringirwa, turagushimye. Kitwicarira nta kindi ni ugusengera umuryango, ni ukuganira icyazana amahoro mu muryango. Dusengeye uyu muryango, abari baduteze amatwi, tuganiriye muri uyu mwanya. Twatuye amahoro mu muryango,
hagati y'umubyeyi n'umwana. Hari n'igihe Satani nawe atera imijugujugu agambiriye ko ibyo byose bidakorwa mu muryango, uko gusenga, uko guterana hamwe, uko kwereka umwana inzira akwiye kunyuramo, uko gutuma abana bakunda ijambo bakarikuriramo bikabura, abantu bakihugiraho nabo ubwabo ntibasenge. Dusengeye umubyeyi wari usinziriye kongera gukanguka mu izina rya Yesu Kristo. Reka umwuka wera akore akazi kadasanzwe. Dusengeye n'uyu mwana kuganduka no kumvira no kuyoboka, umuha umutima kandi Mwami Imana ugira icyo ukora muri uyu muryango. Dusengeye abatari babifite ku mutima, intego bafashe ni nziza, ubashoboze, reka umwuka wera abayobore. Dusengeye abari babifite kubikomeza, gukomeza kumvira mwuka wera no kuyoboka inzira yawe, kandi twese udushoboze, twambika izo mbaraga. Kurera ntago twabyishoboza tutayobowe nawe. Reka Imana iganze mu buzima bwacu, reka ibyo dukora byose tugushyira imbere, kuko niwe buzima. Uburere bwiza butangwa nawe, kandi inzira nziza utuyoboyemo iragenda ikagera ku ntsinzi. Turagushimiye ko uhaye umugisha abantu badukurikiye, tugushimiye ko uhaye imbaraga twebwe twese duhisemo kuyoboka inzira yawe no kujyana inzira no kujyana abana bacu mu nzira y'agakiza, mu nzira iboneye, kuko bazarinda basaza bayirimo. Komeza uganzeho umugisha umuntu wese wari udukurikiye, icyubahiro cyawe gikomeze ikiganza n'iteka ryose. Amen. Imana umugisha cyane. Yego. Bye bye.